twakira abantu bose bashaka serivisi bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ku noti yawe abitatu kuzamura wibonera gaturu. Ye no gushiramo ngagenda kandi atamuye production niyo nashira. Ngiye kumusinya gufata n'abantu barindwi. Barindwi nyenda bipevera. N'abantu 10 mbabonye nabakira. Ari bakisukura bipevera. Na 20 nabakira. Nuko manuka Kizimbabwe. Ubundi baravuze ngo nta muntu urira bombo mwisha. Karananira indaya ngayiyegamiza. Ngayicyura mu byubahiro byayo. Ntayo utayifite ubweze nk'umu. Bameze ng'umurambo. Bitagize ute. Yenda afite indaya bameze ng'umurambo. Iyo bwije muri Kigali no mu yindi miji ubuzima burahinduka, benshi bahita berekeza mu tubari, hari abo bagiye kwishimisha, ariko nyuma y'uko kwishimisha hari abahurira n'ibibazo bikomeye cyane. Inyuma y'amatara n'umuziki no kwishimisha bikomeye cyane, havugwa inkuru z'ubujura, abantu basinzirizwa n'amayeri yo kwambura abakiriya amafaranga yabo. Ibi rero si inkuru y'impimbano gusa, hari byinshi byagiye bivugwa ndetse bimwe biragaragazwa no mu manza ziburanisha mu nkiko. Benshi bagenda bavuga yuko bagiye bahura n'ibintu bibazo bitandukanye byo kwibwa, ubutekamutwe bukomeye cyane n'amayeri yo kwamburwa ubutunzi bwabo babaga bazanye mu kabari nk'amafaranga, amatelefone n'ibindi bintu bitandukanye. Uburaya rero mu Rwanda ntabwo bugikorerwa gusa mu mihanda cyangwa se mu duce twihishe cyane cyangwa se mu bihuru bitandukanye. Ubu ngubu uburaya busigaye bwarinjiye no mu tubari, mu mahoteli ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nka X, WhatsApp, TikTok n'izindi mbuga zose zikoreshwa mu gushakisha abakiriya bakunda nyine ibintu byishimo byo mu buriri, bakunda indaya. Ababukora rero bamwe bufata nk'uburyo bwo gushaka amafaranga no kubaho, ariko hari nabo usanga bijyana n'ibibazo birimo ubujura, uburiganya n'amakimbirane hagati y'abantu. Muri kiganiro turareba bimwe mu bivugwa mu buzima bw'ijoro mu Rwanda, uburyo bamwe bajya bahura n'ubujura cyangwa se imitwe y'abatekamutwe, ndetse tunasesengura ingaruka byatera mu gihe ubucuruzi bwacibwa burundu n'amategeko, uburaya bwahagarikwa. Rero nsamu double kicking bisanzwe niba ugeze hano bwa mbere ntugire gukora subscribe cyane kuko umwana nakemera kubera ubuzima inzu z'amubugi zirahenda kandi namwe murabizi. Ndetse ku ngubu byagabanutse. Mu myaka yashize hagiye havugwa inkuru z'abantu banyaze mu matelefone cyangwa se amafaranga nyuma yo gusohokera mu tubari cyangwa se guhura n'abantu batazi neza. Hari bamwe bavuga ko banyoye ibinyobwa birimo ibintu bibatera gusinzira cyangwa se kubura ubwenge, abandi bakavuga ko batekeye imitwe n'abantu bahuriye ku mbuga nkoranyambaga. Bimwe rero mu bikunze kuvugwa mu buzima bw'ijoro harimo gusinzirizwa hakoreshejwe imiti, ubujura bwa telefone n'amafaranga, ubutekamutwe bwo gutega abantu ku mbuga nkoranyambaga bakabacucura utuntu twabo. Icya gatatu ni ubutekamutwe bwo ku mbuga nkoranyambaga, gutega abantu ku mbuga mukaganira utazi ko ari ibisambo, bakakwizeza urukundo rukomeye cyane nyuma bakazakwiba ibintu byawe. Rero hari inkuru zimaze igihe zivugwa n'abantu bavuga ko banyweye ibintu basinziriza bari mu tubari cyangwa se mu birori. Bamwe bavuga ko iyo umuntu avuye ku meza cyangwa se ahugiye mu bindi bintu yarangaye, areba nk'abakobwa barimo kubyina cyangwa se ibindi bijyanye n'irari, hari igihe ushobora gusanga ikinyobwa cyawe cyahinduwe cyangwa se bashyizemo ibindi bintu. Nyuma yo kukinywa ushobora gutangira kugira isereri cyangwa se intege nke cyangwa se ugasinzira bikomeye cyane. Haravuga ko nyuma yo gusinzira babyutse basanga bambuye telefone zabo, amafaranga cyangwa se ibindi bintu by'agaciro, bagasanga abantu bararanye cyangwa se abakobwa babibakoreye ibintu byabo byose babitwaye. Mu nkiko byagiye bivugwa. Icya kabiri ni ubujura bwifashisha telefone n'imbuga nkoranyambaga. Mu gihe cya none telefone nzibitse amafaranga menshi cyane n'amabanga menshi, niyo mpamvu hari abantu bakekwaho gukoresha ubu buryo bwo kwiba bakoreshejwe telefone z'abakiriya. Hari abavuga ko bamwe bafungura telefone z'uwasinziriye bakohereza amafaranga kuri mobile money yabo cyangwa se kuri konti zitandukanye. Hari abatekerwa imitwe binyuze ku mbuga nkoranyambaga, aho umuntu ashukishwa no guhura n'undi bikarangira yibwe cyangwa se atewe ubwoba, aho uhura n'umukobwa mwiza kuri Instagram cyangwa se kuri Facebook mukaganira cyane, utekereza ko yuko umukobwa mwiza rwose w'ibihe byawe bw'inzozi zawe, ariko akubwira ati tuzahurira aha n'aha, tuzapanga ibi n'ibi. Mwahagera ugenda wishimiye gutekereza yuko ibintu birenze muzakora, mwahagera ugasanga ibintu byawe byose biribwe, ugasanga ahubwo nawe ubuzima bwawe habuze gatoya ukabuhatakariza. Icya gatatu ni inkuru z'amarozi n'imitwe y'uburiganya. Mu buzima rero bw'ijoro hari abantu bamwe bemeza ko habamo amarozi cyangwa se imitsindo ikoreshwa kugira ngo abantu bakururwe cyangwa se bamburwe amafaranga yabo. Bamwe bakeka ko abakobwa benshi bashobora kuba bakoresha ibintu by'amarozi kugira ngo babone abakiriya cyangwa se bakomeze babahaza mu bwonko, bazakomeze bagaruka. Nimba uryamanye n'umuntu ejo n'umuntu azongera kugarukire, benshi niko babitekereza.
babitekereza, ariko abandi babibona nk'uburyo bwo gushuka abantu hakoreshejwe amagambo meza cyane, bakabwira amagambo meza kugira ngo uzagaruke, imyitwarire cyangwa se amarangamutima. Gusa abahanga bo mu mitekerereze bavuga ko hari igihe umuntu ashobora kugwa mu mutego bitewe n'irungu, stress cyangwa se ibibazo byo mu rugo, aho kuba amarozi nk'uko bamwe babyumva. Benshi abahanga benshi bavuga yuko ibi ngibi bimwe bita ari amarozi, ahubwo ko aba ari guteka amatwi y'abantu bakoresha bakene cyane abakobwa, bakubwira nk'amagambo meza, bakaguya cyane ku buryo nyine wumva ko ubutaha uzagaruka waba uri wenyine ukajya kumva bya bihe byiza baguhaye bikarangira ugarutse. Ibi ngibi byo bahanga bo bita amarozi. Gusa twebwe ku giti cyacu nk'abaturage basanzwe benshi batabyemeza yuko ari ibintu nyine by'amarozi by'inzarati baba baraguhaye, uwo mugore nyine akaba ari we wabiguhaye. Hari rero umuntu atwarwa n'amarangamutima n'irari bikamugora gutekereza neza ku ngaruka z'ibyo arimo gukora rwose. None se ko tumaze kubona uburyo ubujura n'amanyanga byamaze kwiganza muri uyu mwuga w'uburaya, bizagenda bite uburaya buramutse buciwe burundu mu Rwanda bugacika? Mu Rwanda amategeko ahana ibikorwa byo gushora abandi mu buraya cyangwa se gutegura aho bukorerwa, ariko ikibazo cy'uburaya ubwabwo gikomeje kujyaho impaka n'abantu benshi cyane batandukanye. Aho n'ejo ubundi mwangira Bitrel, umuyobozi wa RIB, yavuze yuko kugura indaya mu Rwanda ari icyaha gihanwa n'amategeko. Benshi bagatera ubutaka, benshi bakavuga yuko ibyo ngibyo bidakwiye rwose. Ibi ngibi ino ngingo y'uburaya ikomeza kugirwaho impaka benshi mu Banyarwanda, bavuga ati uburaya rwose, bamwe bavuga ati bukwiye gucika, abandi bati ntabwo bukwiye gucika. Hari abatekereza rero ko kubuca burundu byagabanya ibyaha n'umutekano muke, mu gihe abandi bavuga ko bishobora gutera ibindi bibazo byihishe cyane. None se byagenda bite koko mu gihe hafatwa ibyemezo bikomeye byo kurwanya mu buryo bukarishye cyane, bagashyira ingamba zikomeye cyane zo kurwanya uburaya? Byagenda bite baramutse babuciye burundu? Reka turebere hamwe zimwe mu ngaruka abantu bamwe batekereza ko zishobora kubabaho. Ingaruka zahita zigaragara ku kanya, zahera cyane cyane ku bagabo n'abasore. Haravuga ko uburaya buramutse buciwe burundu butahita bushira, ahubwo bwakomeza ariko mu ibanga rikomeye cyane, ndetse ngo bukarushaho, kuko burya ngo ibintu by'amaguyi burya ngo babikora, kuko n'ubundi ngo n'urumogi ngo barumwa ngo bwishije cyane, kandi ngo abarumwa buri benshi, nubwo ngo leta ishyira imbaraga nyinshi cyane. Ibyo rero bishobora gutuma abantu bamwe bajya bahurira ahantu hatazwi cyangwa se hadatekanye, bikongera ibyago byo kwibwa cyangwa se kugwa mu mitwe y'abatekamutwe na buno bugizi bwa nabi kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Hari kandi n'abavuga ko iyo ibintu nk'ibi ngibi bikorewe mu bwisho cyane, biba bigoye kubigenzura cyangwa se gutanga amakuru igihe habayeho ikibazo, ukabura uko uhamagara nyine kuko wakoze ibintu by'amaguyi bitazwi na leta. Ariko nanone kandi ni ngombwa kwibuka kwihoterwa cyangwa se gufata ku ngufu abantu, cyane cyane abagore, bidaterwa no kubura uburaya gusa. Ibyo ni icyaha gishingira ku myitwarire y'umuntu kandi gihanwa n'amategeko. Nyine ibi ngibi bivuga yuko uburaya bose babuciziye, gufata ku ngufu byarushaho kwiyongera, ariko tumaze kubona ko atari byo ahubwo gufata ku ngufu ari ibyaha bishingira ku myitwarire y'umuntu, kandi ko bihanwa n'amategeko tugomba kubyibuka. Icya kabiri ni ingaruka ku ngo z'imibanire y'abashakanye. Hari abantu batekereza ko guca uburaya burundu bishobora kugira ingaruka ku mibanire y'abashakanye bamwe na bamwe, cyane cyane ku ngo zibanye hatarimo umwuka w'ubwumvikane, aho usanga batizerana cyangwa se basanga bafite ubushurashuzi. Zino ngo zishobora gutandukana ngo vuba cyane uburaya buramutse buciwe. Bamwe bavuga ko abagabo cyangwa se abagore basanzwe bafite imyitwarire yo guca inyuma abo bashakanye. Bamwe bavuga ko abagabo cyangwa se abagore basanzwe bafite imyitwarire yo guca inyuma abo bashakanye bashobora gukomeza kubikora n'ubundi, ariko ngo mu bundi buryo bw'ibanga bukomeye cyane, bikaba byateza amakimbirane mu rugo. Ikindi kandi hari n'impungenge z'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyane cyane iyo abantu bakora imibonano mu ibanga batikingiye cyangwa se batipimishije. Icya gatatu ni ingaruka ku bantu babeshwaho n'uwo mwuga. Nubwo abantu benshi banenga uburaya, hari bamwe bavuga ko hari abagore n'abakobwa babukora kubera ubushomeri, ubukene cyangwa se ibibazo by'ubuzima. Hari abatunze imiryango kubera uburaya cyangwa se bakishyura inzu n'ibindi bintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bakoresheje amafaranga bavanye mu buraya. Niyo mpamvu abantu bamwe bavuga ko kurwanya uburaya bidakwiriye kurangirira ku bihano gusa, ahubwo ko hakenewe no gutekerezwa ku buryo abantu babuvamo bakabona indi mirimo cyangwa se ubundi bufasha bwo gukora, ko niba baramutse bavuye mu buraya nyine bagomba guherezwa ibindi bintu bakora kugira ngo bakomeze gutunga imiryango yabo no gusa neza no gukomeza kubaho. Iyo ikibazo rero gikemuwe hakoreshejwe igitutu gusa, hari igihe kiba gihinduye isura aho gushira ngo gicike burundu, ahubwo kikiyubura kigafata indi sura ikomeye cyane ifite ubukana kurusha iyo rya gisanzwe gifite. Muri iki gihe rero ikoranabuhanga ryahinduye ibintu byinshi cyane, harimo n'uburyo abantu bahuriramo cyangwa se bashakishanya bakamenyana. Nubwo abakobwa gusa bakigaragara muri ubu buzima, hari n'abasore bamwe bakorana n'abagore bakuze cyangwa se bafite ubushobozi, ibintu abantu bamwe bita gigolo, aho bahuzwa n'imbuga nkoranyambaga nyuma bagakora ibintu bikomeye cyane by'amabara utatinyuka kuvugira hano imbere ya kamera.
muri iki gihe rero abantu benshi bahurira ku mbuga nkoranyambaga mbere yo guhura mbona nkubone, hari ababikoresha mu buryo busanzwe bwo kumenyana, ariko hari n'ababyifashisha mu buriganya cyangwa se mu gushuka abandi. Niyo mpamvu hari abantu bavuga ko kugenzura ibikorwa byose bikorwa kuri telefone cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bitoroshye, cyane cyane iyo bikorwa mu ibanga. Rwose zino mbuga nkoranyambaga zitiza umurindi bino bintu by'uburaya n'ibintu byo kwamburwa bitewe no gushukwa, bitewe n'urukundo cyangwa se umuntu akakubeshya ngazagwe ibyishimo nyamara arimo kukubeshya. Mwahuru ugasanga ni igisambo ruboba ariko ntitubimenya, akagucuca ibintu byawe akabitwara akigendera, ugasigaranwa n'amasa uhumbaguza amaso urira wikorera amaboko nka gihobe. Ikoranabuhanga rero ryoroheje uburyo bwo kuvugana no koherezanya amafaranga, ariko nanone ryatumye bamwe babona uburyo bushya bwo gukora ubujura cyangwa se gutega abantu imitwe, ukabatekera umuti ugashya rwose agasigara yikoreye amaboko ameze nk'umusazi. Ubuzima rero bw'ijoro mu miji yacu bufite ibyiza n'ibibi, hari abubamo bashaka imibereho, ariko hari n'abo bijyamo bashaka kwishimisha. Ariko nubwo bose babijyamo, abenshi na kenshi bahura n'ibibazo bikomeye cyane birimo ubujura, uburiganya, umutekano muke, gupfa cyangwa se gufungwa cyangwa se gukomereka cyangwa se indwara zidakira. Hari abantu benshi bategereza ko guca uburaya burundu ari cyo gisubizo, abandi bakavuga ko hakenewe kureba impamvu zituma bamwe babwishoramo, zirimo ubukene, ubushomeri n'ibindi bibazo by'imibereho, maze leta yamara kubirebaho bigakemuka, maze ngo uburaya bugacika. Nyamara ngo bamwe babona ko bidashoboka bitewe n'uko benshi banabujyamo bashaka kwishimisha, ugasanga umugore na kimwe yabuze ariko yishima uburaya bitewe n'uko nyine abikunze, cyangwa se umugabo ugasanga na kimwe abuze afite umugore mwiza rwose ukeye, ubwose utambukana bose bagahindukira, ariko ugasanga muteye mu rugo igendeye mu buraya bitewe n'inziko ibyo akunze, ibyo yamenyereye akiri umusore. Ibintu rero benshi babitekereza. Ariko nubwo bimeze bityo, icy'ingenzi nuko abantu bakomeza kugira amakenga bakinda kugwa mu mitego y'abatekamutwe, kandi hakabaho ibiganiro bifasha urubyiruko n'abaturage kumenya ingaruka z'ibyemezo bafata mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ngero na Samu Double Kiki, abakoze muri iki kiganiro. Ciao ciao.